ولهذا كانت العبادة أوامر والنواهي. niyo mpamvu ibada igizwe n'amategeko ahamagarirwa gushyirwa mu bikorwa, wanawahi ndetse n'amategeko abuza gukora iby'Imana yabujije. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أحييكم بتحية المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ejo twari twagarukiye ku gice cya mbere cya tawhid, ariyo tawhidi al-Rububiyyah. uyu munsi dufite igice cya kabiri, nkuko nababwiye ko bamenye bagabanyijemo tawhid ibice bitatu: tawhid al-Rububiyyah, توحيد الألوهية na توحيد الأسماء والصفات. hakaba n'abavuze ko tawhid yizwe n'ibice bibiri, bafatanya igice cya mbere n'icya kabiri, ariko tawhid al-Rububiyyah na tawhid al-Uluhiyyah babigira igice kimwe, hanyuma babita tawhid fil ma'rifa wal ithbat. igice cya gatatu ariko tawhid al-asma'i was sifat bakigira ikindi gice kimwe, hanyuma bakita tawhid fi talabi wal qasd. ibi bice bitatu cyangwa se bibiri mu bitewe n'uburyo abamenyi bagiye bayigabanyamo ibice. igice cya kabiri muri tawhid ni tawhid al-Uluhiyyah. توحيد الألوهية bisobanuye iki? bisobanuye guharira Imana ibikorwa by'amasengesho. guharira Imana amasengesho, mu yindi mvugo gusenga Imana yonyine itabangikanywa. bivuze iki? bivuze kutaba umugaragu w'ikitari Allah, kutaba umugaragu w'ikindi kintu kitari Allah. bivuze kudasenga umwami utari Imana, bivuze kudasenga intumwa, abahanuzi, bivuze kudasenga ba wali, bivuze kudasenga umushehe runaka, bivuze kudasenga umubyeyi, ugaharira Imana yonyine isumba byose ugusengwa. fatufarridu Allah azza wa jalla bita'alluhi wa ta'abbud, ugaharira Imana yonyine gusa amasengesho no kugaragirwa. bi'itibari idafatihi ila Allah fahuwa tawhid al-Uluhiyyah. iyo tawhid yunzwe ku izina Allah yitwa tawhid al-Uluhiyyah min al-ilahi. tawhid yakungwa ku ijambo ibada ikaba tawhid ibada, tawhid y'amasengesho yo kugaragira Allah. idhan tawhid al-Uluhiyyah huwa tawhid ibada. bivuze rero ko tawhid al-Uluhiyyah ari tawhid ibada, tawhid yo guharira Imana amasengesho. wal ibada, ijambo ibada mabuniyatun ala amrayn azimain. ibada nayo ikaba ishingiye ku bintu bibiri bihambaye. icya mbere al mahabba wa ta'zim. tawhid yubakiye ku rukundo, ibada yubakiwe ku rukundo no gukuza Imana. iyi aya iboneka muri surati al-Anbiya, isura ya 21 muri Qur'an, aya ya 90. Imana iravuga iti: innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghban wa rahba wa kanu lana khashi'in. mu byukuri abagaragira Imana kanu yusari'un fil khairat, bajyaga bihutira mu gukora ibikorwa byiza. wa yad'unana raghban, bakadusaba biringiye impuhwe zacu batinya ibihano byacu. wa kanu lana khashi'in, ndetse banatwibombarikagaho. fabil mahabba takunu raghba. ibada yubakiye ku bintu bibiri bihambaye. icya mbere ni mahabba wa ta'zim. fabil mahabba takunu raghba. al mahabba, ugaragira Imana akayigaragirana urukundo, akagaragira Imana bikunze, nuko abashaka impuhwe z'Imana. raghbatan fi thawabillah, abashaka iki? impuhwe z'Uwiteka. gutinya Imana bijyana no gutinya ibihano byayo. wa bita'zimi takunu rahba wal khawf. niyo mpamvu ibada ishingiye ku mategeko n'ibihano. walhadha kanat al-ibada awamir wa nawahi. niyo mpamvu ibada iri mu bintu bibiri. ibada iri mu bintu bibiri by'ingenzi: awamirun, imma awamiru wa imma nawahi. nukuvuga ngo ibada irimo awamirun, amategeko, hari ibyo ibada iguhamagarira gukora, wa nawahi, hakabamo n'ibyo ikubuza gukora. uvuga ngo muri ibada, ishusho ya ibada ibiri mu byiciro bibiri. babonye yuko al mahabba wa ta'zim. wal mahabba takunu bi raghbati wa huwa al awamir. ibada igabanyijemo ibyiciro bibiri bihambaye. kugaragira, harimo kugaragira Imana, ukagaragira Imana raghbatan fi thawabi, ushaka ibihembo byayo.
gushaka kwishimirwa nayo. Hakabamo ibada bit'azim, gukuza Imana, wa bit'azim takunu rahba wal khawf. Ukuvuga ngo gukuza Imana ibada bijyanye no gutinya ibihano byayo igihe utubahirije ibyo yakubujije, utaretse ibyo yakubujije. فمعنى عبادة ولهذا كانت العبادة أوامر والنواهي. niyo mpamvu ibada igizwe n'amategeko ahamagarirwa gushyirwa mu bikorwa, wanawahi ndetse n'amategeko abuza gukora iby'Imana yabujije. Fabimtithali awamirillahi takunu ibadati almahabba raghbatan fi thawabillahi, wa bit'azimi takunu ibada rahbatan wa tarki annawahi. Ibada yubakiye ku bintu bibiri by'ingenzi. Icyambere ni gukora iby'Imana guhamagarira ukabikorana urukundo ushaka impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada kandi nanone ikabigizwe na annawahi, iby'Imana yabujije ukabireka ushaka cyangwa se ukabireka utinya, rahbatan fi iqabihi, ushaka gutinya ibihano by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, wa khawfa wa rahba min iqabihi idha lam tamtathir. فالمؤمن فالعابد إما رهبة في ثواب الله وإما خوفا من عقاب الله. ugaragara Imana ayigaragara atinya ibihano byayo anashaka impuhwe z'Uwiteka. Cyangwa se nanone navuga ngo fal'abidu imma ibadatuhu takunu mahabbatun fi thawabi llahi amilan bi awamirihi mumtathilan bi awamirihi, wa imma bitarki annawahi khawfa min iqabi llahi. Cyangwa se abidu akareka ibyo Imana yamubujije kubera gutinya ibihano by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, bityo akitandukanya n'ibyo Imana yabujije. Hadha huwa ibada. Qulna, tuvuze ko ibada munqasima ila amrayn azimain. Tuvuze ko ibada igabanyije mu bintu bibiri by'ingenzi, wa huwa almahabbatu wa ta'zim, ari byo gukunda Imana no kwikuza. Gukunda Imana ni gukora ibyo yagutegetse ushaka impuhwe z'Uwiteka, ndetse no guhimbaza no gukuza Imana utinya ibihano byayo ureka ibyo yakubujije. Awamiru mabniyatun ala ar-raghba wa talab al-wusul ila al-amir, ونواهي مبنية على التعظيم ورهبة من هذا العظيم. nanone awamir, amategeko y'ishariya umugaragu ashyira mu bikorwa ashingiye ku gukunda Imana no kwifuza kugera ku Mana, cyangwa se ayo mategeko ashingiye ahamagarira umugaragu gukunda no gushaka kugera ku mutegetsi we. Naho annawahi mabniyatun ala ta'zimi wa rahbati min hadha al-azim. Ibibujijwe mu mategeko bishingiye kukureka no gutinya washyizeho ayo mategeko ahana. Fa idha ahbabta Allah azza wa jalla raghibta fima indahu, nimba ukunze Imana ushimishwa no gukora ibyayo, wa raghibta fil wusuli ilayhi, ukanifuza kugera kuri iyo Mana yawe, wa talabta at-tariq al-musila ilayhi, hanyuma ugashakisha inzira ikuganisha ku Mana, وقمت بطاعتي على الوجه الأكمل, ugakora ibikorwa by'amasengesho bijyanye no kumvira Imana mu buryo buzira inenge, mu buryo bwuzuye, mu buryo butunganye. Wa idha azamtahu khifta minhu, bityo yukujije Imana rero, iyo mu kwizera kwawe wizera ko Imana al-azim ifite ibihano bihambaye, utinya ibihano byayo, ugatinya Imana ko yaguhanira amakosa. Fa idha azamtahu khifta minhu, iyo ukuza Imana ugatinya ibihano byayo, kumva ko ihambaye urayitinya. Kullama hamamta bima'asiya, buruko ushatse gutekereza icyaha, istash'arta 'azamata al-khaliq 'azza wa jalla, uhita wumva ubuhambare bw'umuremyi wawe usumba byose no guhana kwe, ugatinya ibihano by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala muri wowe. Fanafarta, ugahunga gukora icyaha. Kullama hamamta bima'siyah, buruko wifuje gukora icyaha, istash'arta 'azamata al-khaliq 'azza wa jalla, wumva ubuhambare, ubona Imana yawe iruhande rwawe imbere yawe, ukumva 'azamata al-khaliq 'azza wa jalla, ukumva ubuhambare bw'Imana yawe, ugatinya ibihano by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Fanafarta,
ukareka icyaha. Ibi ni nk'ibyabaye ku ntumwa y'Imana Yusuf alayhi salam. Imana irabitubwira muri surati Yusuf isura 21 aya ya 24. Imana iragira iti walaqad hammati bihi, kandi rwose umugore yaramwifuje, wahamma biha, Yusufu nawe yenda kubyemera, laula arraa burhana rabbih, yataza kubona ibimenyetso bya nyagasani we, laula yastash'iru bi'azamati rabbih amamahu, yataza kumva ubuhambare bwa nyagasani we imbere ye, yari kugwa mu cyaha. Kadhalika linusarrifa anhu su'a wal fahsha, ibyo twabikoze kugira ngo tumurinde ibibi, tumurinde kugwa mu byaha, tumurinde gukora ubusambanyi. Imana isozi aya ivuga ngo innahu min ibadina al-mukhlasin, mu byukuri Yosefu yari umwe mu bagaragu bacu bimbonera, bagandukira Imana nta buryarya, biduni riyayi wala suma, nta kwikuza, nta no kwibona, nta gushaka, nta kindi agamije uretse kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabaqa al-baba wa qaddat qamisahu min dubr wa alfa ya saydaha lada al-bab, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adhabun alim. Aiti batanguranwa ku rugi, Yusufu ahunga umugore, undi nawe amukurura maze ikanzu ye ayica mu mugongo. Wa alfa ya sayyidaha lada al-babi, nuko bahurira ku muryango n'umugabo we. Umugore avuga ati ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adhabun alim. Umugore abwira umugabo ati niki wakishyura uwashatse kugira nawe umugore wawe uretse kumufunga cyangwa kumuha ibihano bibabaza. Ntabwo ndi bukomeze qissa, ubwo nawe ngiye gutandukira isomo, ariko ikigamijwe mu isomo ryacu nuko uriya mugore yifuje Yosefu, ndetse na Yosefu yenda kubyemera. Iyo ataza kubona ubuhambare bwa nyagasani w'imbere ye, yari kugwa mu cyaha. Amaze kumva ubuhambare bwa nyagasani w'imbere ye, nubwo amarangamutima ya kimuntu yendaga ko kumuganza ngo yemere gukora icyaha, akabona nyagasani w'imbere ye, yahise atinya nyagasani we, ariruka ahunga wa mugore. Umugore aramukurura, ikanzu yicika mu mugongo, ahunga wa mugore. Iyo ni ibada. Kugira ibada, kugira gutinya gukora icyaha, kureka gukora icyaha khawfa min azamati al-khaliq, kubera gutinya ubuhambare n'ibihano by'uwakuremye. Iyo ni ibada ikomeye cyane. Tariki nawahi, kureka ibyaha, kureka ibyabujijwe, kubera gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, wa raghbatan fi thawabillah, no gushaka ibihembo by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, no kwishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa ridallahi azza wa jalla. Uko niko abidu yambaghi an yakun. Ugaragira Imana nuko agomba kubateye, akareka ibyaha kubera gutinya ibihano by'Uwiteka, akanakora iby'Imana yamutegetse kubera gushaka ithawabu kuwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, no gukunda Allah subhanahu wa ta'ala, no gushaka kugana Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha ahbabta al-khaliq raghibta min wa talabta at-tariq al-musila ilayhi. Yukunda Imana, shaka inzira kugeza ku Mana, kwiyegereza Imana. Fa idha azamta Allah azza wa jalla khifta minhu wa tarakta jami'a nawahi, iyo uhimbaza Imana ugakuza Imana, utinya ibihano byayo, ukitandukanya n'ibyo yabujije byose. Fama ma'na al-ibada? Al-ibada tutlaqu ala amrayn, ala al-fi'l wal-maf'ul. Ibada ni iki? Ibada tutlaqu ala amrayn. Ibada izina ryayo cyangwa se inkomoko yaryo iva ku bintu bibiri, ala al-fi'li wal maf'ul. Nukuvuga ngo ibada, izina rya ibada turikura ku nshinga, wa huwa ta'abbud, ariko kuba imbata y'Imana cyangwa se kugaragira Imana no kuramya Imana. Nukuvuga ngo ibada riva ku nshinga ta'abbud, ariyo kugaragira Imana. Wa إطلاقها على التعبد من باب إطلاق اسم المصدر على المصدر. Nukuvuga ngo ni izina riba rivuye ku nkomoko yo kugaragira Imana no kwimbata y'Imana no guca bugufi imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo izina ibada rivuye ku nshinga y'izina ry'inkomoko yo kubimbata y'Imana, bisobanuye at-tadhallul, ay bi annaha at-tadhallulu lillah, bivuga guca bugufi imbere y'Imana,
hubban wa ta'ziman nkuko twabisobanuye nukuvuga ngo nuguca bugufi imbere y'Imana hubba min thawabillahi wa ta'ziman wa khawfa min iqabillah nukuvuga ngo nuguca bugufi imbere y'Imana ushaka impuhwe z'Uwiteka igihe ukoze ibyo gutegeka wa ta'ziman ay rahba wa khawfa min iqabillah bitarki nawahi no gutinya Imana ureka ibyo yakubujije bifi'li awamirihi ukora ibyo yagutegetse wajtinabi nawahi ukareka ibyo yakubujije wa kullu man dhalla lillahi azza billah buri wese uciye bugufi imbere y'Imana abakujije Imana walillahi al'izzatu wa lirasuli surati almunafiqun aya ya 8 Imana iti walillahi al'izza icyubahiro ni cy'Imana wa lirasuli n'intumwa ibada nanone tutlaqu ala al-maf'ul bihi ibi bigahura n'ibyo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yavuze avuga ko ibada ismun jami'u li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahira wal batina ibihura n'ibyo Ibn Taymiyyah Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yavuze ko ibada ari ismu jami'un izina rikusanya kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardah iby'Imana ikunda byose min al-aqwal wal af'al mu bikorwa no mu magambo adh-dhahira wal batina ibigaragara n'ibyihishe nibidakorerwa ku mugaragaro ahangaha ni itlaqu ibada ala al-maf'ul bihi ikindi nuko ibyo dukoresha mu kugaragira Imana al-maf'ul bihi ikindi nuko hada ma ta'abbadna Allah bihi la yusrafu li ghayrihi ahangaha ibada bimana maf'ulun bihi huna ahangaha gukoresha ijambo ibada bi itlaqiha ala al-maf'ul bihi gukoresha ijambo ibada kubyo dukoresha tugaragira Imana nk'amasengesho gutanga zaka gusiba gusenga Imana ibi byose ibikorwa dukora dusengiza Imana hada ma ta'abbadna Allah bihi ibi dukora tugaragira Imana mu masengesho gutanga amaturo gukora umutamagiro mutagatifu gusiba la yusrafu li ghairi nta wundi bigomba gukorerwa uretse Allah subhanahu wa ta'ala fala yukhsha illa Allah nta kindi umuntu akwiriye gutinya kitari Allah subhanahu wa ta'ala wala yusalli illa lillah nta n'ikindi ugomba gusenga uretse Imana wakadhalika as-salati was-siyami waz-zakati wal-hajji wad-du'a wan-nadhri wal-khashya wat-tawakkul ila ghayri dhalika min al-ibadat n'ibindi bitari byo mu bikorwa bya ibada la yusrafu illa lillah na wundi bikwiye gukorerwa uretse Allah subhanahu wa ta'ala fa in qulta uramutse uvuze uti fa in qulta ma huwa ad-dalil ala anna Allah munfardu bil uluhiyya fal jawabu hunaka adillatun kathira umuntu akubajije ati ni ikihe kigaragaza yuko Imana ari ikwiye kuharirwa ibikorwa by'amasengesho tumaze kurondora nihe dalili ya yuko Imana ari igomba kuharirwa ugusengwa yonyine nta kindi kintu umuntu asenze turakubwira tuti hunaka igisubizo tubwira ati hari dalili nyinshi cyane zigaragaza ko nta wundi ukwiye kugaragirwa ibikorwa by'amasengesho uretse Allah dalili ni nyinshi zihari muri zone ayigira iti wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun aya muri surati al-anbiya aya 25 Imana iti wa ma arsalna min qablika ya Muhammad ye Muhammadin nta ntumwa nimwe twohereje imbere yawe illa nuhi ilayhi uretse ko twayihishuriraga tukayibwira tuti genda ubwira abantu bawe uti annahu la ilaha illa ana nta yindi Imana ikwiye gusenga uretse jewe ngaho ni mungaragire nanone indi aya iboneka muri surati Nahl aya 36 iragira iti walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut rwose twohereje kuri buri umma intumwa wigende ibwire abantu bayo ibabure ko nta yindi Mana bakwiriye gusenga kandi bagomba kwitandukanya n'amatahut nanone indi aya muri surati Ali Imran aya 18 Imana iravuga iti shahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilm Imana ubwayo yahamije ko nta yindi Mana iriho uretse yo n'abamarayika barabihamya n'abahawe ubumenyi bahamya ko nta yindi Mana ikwiye gusengwa uretse Allah subhanahu wa ta'ala
ducumbikiye aha, tuzakomeza ubutaha. Mwari kumwe n'umuvandimwe Sheikh Moussa. Igitabo ni Aqidatul Wasitiyya, igitabo cya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kikaba cyarasubiyemo gikosorwa n'umusheikh wacu Sheikh Fadilatu Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Aha niho dusoreje, tuzakomeza ubutaha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.